bati hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru haciye rwose abantu baganira bavuga ko hip hop yazimye. Bati rero twaje kugira ngo twihuze duce impaka ibyo byavugwaga nyine tubikureho. Ati kandi impaka zicibwa abantu bari mu cyumba cy'amategeko, niyo mpamvu twahisemo gufata iyi tape yacu cyangwa iyi album yacu tukayita icyumba cy'amategeko. Hanyuma kandi bavuga yuko nyuma yo gushyira hanze uyu muzingo ugizwe n'indirimbo esheshatu, hariyo bise hip hop, hariyo bise miseke igoroye, hariyo bise amategeko igoramye, sorry nari mbigize igoroye kandi bavuga ko ari igoramye, amategeko 10 nkubona fo mu baniga ndetse n'abakunda bapfu. Izo ndirimbo nizo esheshatu bahuriyemo bombi ko ari babiri. Vuga ko rero bari gutegura ibitaramo ndetse na video, baraza guhera kukurekura video y'izi ndirimbo zose, hanyuma kandi bazakora n'ibitaramo bigera ku bafana babo bazenguruka igihugu. Bavuga ko mu by'ukuri bari mu gihe cyiza cyo kwerekana yuko hip hop igikunzwe, ndetse by'umwihariko bagatanga umwitangirizwa kuri barumuna babo, hanyuma nabo nyine bagakora ibyo bagiye bakora mu myaka yo hambere. Navuga ko abantu ntibari baherutse kumva inkuru ya telefone ya Deben yibwe ikibirwa i Burundi, ariko kandi uwitwa Dira cyangwa se Eric Ndagijimana akaba rero kuri uyu munsi yaburanye hariya rwose Inyamirambo, aburana mu bujurire aho yasabiwe imyaka igeze kuri 2 kubera yuko nyine icyaha cyo kwiba kiramutse kimuhamye, ubushinjacyaha bwasabye ko yahanwa agahanishwa igifungo cy'imyaka 2 yose. Nuko bimeze ubwo cyo navuga kuri uru rubanza rwa Dira aregwamo n'ubushinjacyaha. Kaba rero urubanza rwashoje mu masaha ya 4, ariko kandi umwanzuro w'urukiko uzasomwa ku itariki 12 Kamena saa 5 z'amanywa, nibwo hazamenyekana mu by'ukuri umwanzuro w'iyibwa rya telefone ya Deben yaburiye mu gihugu cy'u Burundi. Reka nihute mve aho ngaho kuri abo bahanzi nyure gato n'ubundi muri hip hop. Navuga ko muri iyi minsi hip hop iraryoshye cyane, ibintu bimeze neza. Uwitwa Mr Kagame akaba yaratangaje ko bitarenze uyu mwaka rwose yifuza gushyira hanze album nshya izaba yitwa Amakashi. Avuga ko arimo ayitegura ndetse ngo hazabari w'injyana zitandukanye, aho yifuza rero kuyimurika bitarenze uyu mwaka wa 2024. Reka nyure muri Nigeria, hari uwitwa Wizkid, umwe mu bahanzi bakomeye cyane. Akaba Wizkid yamaze gutangaza yuko album ye izakurikiraho yayise ngo Morayo, akaba ari album yifuje gutura umubyeyi witabye Imana mu mwaka washize wa 2023. Ati nayandikanye agahinda, nyiririmba n'agahinda, nyiririmba ndira, ariko kandi ndifuza kwitura umubyeyi wanjye, umubyeyi witabye Imana mu kwezi kwa 8 ku itariki 18 mu mwaka washize wa 2023. Hanyuma kandi witwa Harmonize nkuko n'ubundi yari bisezeranyije abakunzi be, nkuko yavugaga ati nta kindi nakora uretse kumwitura. Yavugaga Perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan avuga ati iyi album ndashaka kuyikora kugira ngo mushimire ko yabaye hafi uruganda rw'imyidagaduro. Ni nako byagenze kuri uyu munsi. Harmonize yashyize hanze album igizwe n'indirimbo 5 yayise muziki wa Samia, akaba ari album yamaze kujya hanze. Avuga ko n'ubundi ibyo yari yasezeranye rero yagombaga kubikora. Hanyuma kandi witwaye MRD ati iparisiye cyangwa se mu Faransa mwitegure rwose ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 MRD azaba hari kugira ngo atarame. Ariko kandi yuvuze mu ruganda rw'imyidagaduro muri Nigeria ntabwo wakwirengagiza witwa Dibanj. Uyu nguyo amaze imyaka irenga 20 mu ruganda rw'imyidagaduro. Yateguje rero abari Lagos ku itariki 11 z'ukwezi kwa 6 igitaramo cyo kwishimira imyaka 20 amaze ku rubyiniro. Avuga ko yize mu byinshi, avuga ko yahuyemo na byinshi, ariko kandi akavuga ati nta kindi cyaba uretse kuza kubashimira ko mwambaye hafi mukabana nanjye muri urugendo rukomeye cyane. Nyuma kandi witwa Jado Sinza, uyu nguyu yarazwe hano iwacu mu Rwanda, akaba ari umwe mu baramyi bahagaze neza. Akaba yatangaje yuko we n'uwitwa Umulisa Esther bazakora ubukwe ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9. Abangaba ni abaramyi bombi by'umwihariko bakundwa cyane muri iyi myaka. Navuga ko rero bamaze gufata umwanzuro wo kubana akaramata, akaba ari uko bimeze hagati aho ngabo. Ariko mbabwire yuko uwitwa Ben Affleck ndetse n'uwitwa
witwa Jennifer Lopez bagaragaye ku munsi w'ejo Los Angeles baganira bari hanze aho bari bagiye kuri supermarket kugira ibyo bagura ariko kandi amuha akabizu cyangwa se amusoma kwitama ku ruhande bavuga bati rero bashatse ko itangazamakuru ryari rimaze iminsi ribakijeho umuriro bacecekesha nibiri kwandikwa mu bitangazamakuru bya hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kandi n'ubundi ibitaramo byari byateguwe na Jennifer Lopez byamaze gusubikwa ni ibitaramo yari ise This Is Me avuga ko ari we wanyawe wari ugiye kugaragara ku rubyiniro akaba yaravuze ko rero yabisubitse ngo kubera ko atameze neza mu bijyanye n'imitekerereze ndetse no gufata umwanya uhagije ngo abe yategura stage ye ku buryo yashimisha abakunzi be ati rero mu by'ukuri nahisemo gusubika ibitaramo kugira ngo mbanze mererwe neza hanyuma nyuma nzasubukure ibyo bitaramo. Aerostar yashyize hanze album yise The Year I Turned 21 akaba ari album ikomeje gukundwa n'abantu benshi. Uyu munyanigeria akaba by'umwihariko akomeje kugaragarizwa urukundo navuga ko uyu mukobwa yemerewe amafaranga menshi arenga miliyari 2 nabasha gusohora iyi album ikagenda neza. Ni nabyo Don Jazzy yavuze ko mu by'ukuri mu minsi iri imbere azashyikirizwa aya mafaranga. Reka mbashimire cyane hanyuma ubwo ibindi muri Showbiz Today.